by'umuryango FPR ni byinshi, yafunguye amarembo buri wese yisangamo kubera ibyiza. Dore umuhata ngo tubone imihanda, dore umurava ngo tubone amavuriro, dore ishyaka ngo tubone amashanyarazi n'amashuri, dore ngo turabona ubumwe maze ubworo tukabuhinda, kibondo akanywa ku muhondo, ubworo bugacika iwacu, tubikesha igitekerezo cyiza cyagira inka cyagizwe n'umuryango mwiza dufite FPR. Nimureke twivovote, nidushaka tugire n'ivogonyo, kuko dufite umuryango utavogerwa, utuvugira iteka ukaturinda amatiku. Ntabwo ari ukwihandagaza kuko dufite ihumure ry'umuryango. Mbese utari aha ngaha uba ari heshye. Mu bukwe dufite nazo turimo dutegura, dukeneye umukwe mukuru. Ninde rero? Ninde? Numve ko mu munsi. Ninde mukwe mukuru? Oya, uwo ni umugeni. Umukwe mukuru ninde? Hari ubivuze ariko ntabwo bivuze neza. Ngo ninde? Oya? Musubiremo cyane? Ni twebwe, ninjye nawe. Si byose? Ninjye nawe tugomba kugenda tukajya kuvuga amagambo kugira ngo dushobore kugira bate kuduha umugeni, gushyigikira umugeni wacu. Ninjye nawe rero. Izi nama mubona turimo ni za nama zibanziriza bwa bukwe. Si mubizi mwese ko habiri inama zibanziriza ubukwe se? Izi ni inama zibanziriza ubukwe, ni inama zo kwinegura. Hano mu karere ka Musanze hazubakwa n'ikibuga cy'indege gisimbura kiriya dusanzwe tuzi. Musanze iri kwisonga mu gufata ku gasembuye, uruganda rero barubazaniye hano hafi. Message nguye muri morale mufite ni nko kuvuga ngo 15 uko zitinze. Nicyo cyonyine. Turadutidiye. Mshaka kubasaba ibigoranye navuga ngo mbe hari abatazamutora. Nabo. Nijana kwijana. Usakaze amahoro mu iki gihugu, uhereze abayobozi b'iki gihugu mu rwego rwo hejuru, uboherereze imbaraga n'ubushishozi kugira ngo bakomeze batuyobore. Kandi nanone twongera no gusengera inzego zo hasi zibanze nazo gukomeza uzirinde, Uwiteka bakomeze bagukorere bayobore abaturage nk'uko wabibashije. Nuko rero Data wera, mw'iki kiganiro tugiye gukurikirana, tugiye gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe mw'imyaka 30 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze iyoboye iki gihugu. Tugiye gusubiza amaso inyuma ngo turebe ibyo twagezeho, ndetse nanone turebe n'ibiri imbere, nanone turebe n'uburyo twafata ingamba yo kugira ngo dukomeze dushigikira abayobozi babitugejejeho, kugira ngo Data wera iki gihugu gikomeze gitere imbere kandi kibe igihugu gishimwe nawe. Nuko rero ukomeze ubane ababyeyi, abana, abasore, inkumi, kugira ngo Data wera ikiganiro cyacu kiri buze gutangirwa aha kibe ikiganiro buri wese ibonamo kandi kibe ikiganiro gituje. Ibyo nibyo twatse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Naravuze ngo iyo ngangurarugo rwema rwizihiye urwa Gasabo Sano yizihiye abarusanga n'abarutuye, abakuru 3 kuri inyuma nyamamare mu mahanga, igihango cyawe nindakumirwa, muryango wanjye nkunda kandi nerata FPR. Aho siho? Nuko FPR nyaguhana urufunguzo rw'amahoro n'iterambere, yanze ko twifumbata yegura ifumba, uwari ukonje arasusuruka, uwari mu mwijima abona umucyo. Nuko amacakubiri acika iwacu mu Gicumbi, none kuki tutakwirata umuryango wacu FPR? Siho? Ugira umubyeyi mwiza ukamwirata nta nteteri, wagira umuryango mwiza ukawuvuga ibigwi. Nta mpamvu ntakwirata umuryango FPR.
kuva mu mwaka wa 90 ibigwi n'imihigo by'umuryango byabaye inyamamare n'imahanga barabizi. Nta mpamvu ntakurata wowe fondasiyo yaho tugeze ubu ngubu, siho? Reka nirate nushaka nawe wirate, kuko utekanye. Dufite umuryango udukunda udasobanura amasura, ahubwo ugasusurutsa abatuye urwa Gasabo. FPR umuryango uduha umucyo, natwe tukurinda icyashya. Waduhaye umucyo turinda ibyomanzi, kuko uri inyamamare. Si hano gusa n'imahanga baguhanze amaso, umuryango udukunda FPR. None kuki ntakwirata umuryango udukunda, siho? Ibyiza by'umuryango FPR ni byinshi. Yafunguye amarembo buri wese yisangamo kubera ibyiza. Dore umuhata ngo tubone imihanda, dore umurava ngo tubone amavuriro, dore ishyaka ngo tubone amashanyarazi n'amashuri, dore ngo turabona ubumwe maze ubworo tukabuhinda. Kibondo akanywa ku muhondo, ubworo bugacika iwacu. Tubikesha igitekerezo cyiza cya Girinka cyagezwe n'umuryango mwiza dufite FPR. Kuki tutakwirata uwo muryango? Maze unyomoza yigire hino, ahangaha hafite umwanya. Ntibatinye ivumbi ngo tubone amavuriro, n'amavunja yabaye umugani wacu. Nta kivuga iwacu, kuki tutakwirata umuryango FPR ariko, siho? Nimureke twivovote, nidushaka tugire n'ivogonyo, kuko dufite umuryango utavogerwa, utuvugira iteka ukaturinda amatiku. Ntabwo ari ukwihandagaza, kuko dufite ihumure ry'umuryango. Mbese utari ahangaha uba ari heshye? Ariko abari hano nimumfashe twirate umuryango wacu FPR. Uyu muhate w'umuryango tuwuha agaciro, nawe ucura zabicurange acinya akadiho haba no mu gicuku. Ace kure y'ibico by'abashaka gusenya aho tugeze n'ibyo twagezeho, aho siho? Wowe urinde wo kundeba uko ushaka. Reka twishayayire dushime umuryango wacu udukunda FPR. Murakoze. Hari umusizi udatenguha, Mwaniteze Joseph. Joseph ati nimureke twivovote nidushake nimureke hajya ngo tugire gute, nimureke yewe ngo nimureke twivovote nidushake tugire ivogonyo, dushake tugire ivogonyo. Dufite iki? RPF Inkotanyi. Yewe reka tumwongerera amashyi. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Kagame Paul oye! Turasobanutse kandi turashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Turabishimiye, mukomeze mugire amahoro y'Imana. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Kagame Paul oye! Turasobanutse kandi turashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho! Kambashimire uburyo mwitabiriye inteko muri benshi, mwiyamashyi. Ikitugenza rero ntabwo tuza gutindana, kubera ko dufite gahunda yo kujya n'ahandi mu yindi midugudu kugira ngo turebe ko bakoze iyi gahunda. Murabizi ko mu minsi iri imbere dufite iki harya? Dufite iki mu muryango? Dufite ubukwe. Tariki zingahe? 15 Nyakanga. Iyo umuntu afite ubukwe rero murabizi uko bisanzwe mwese turateguye ubukwe ngo bukoresha, afite abaturanyi babukoresheje. Iyo umuntu afite ubukwe abigenza ati? Iyo umuntu afite ubukwe abigenza ati? Umuntu ufite ubukwe agira ate? Barakoze cyane, aritegura
agategura ibintu byinshi bitandukanye tutarondora ngo tubivuge ngo tubirangize, ariko mu byo ategura hari ikintu cy'ingenzi agomba gutegura. Tubimuze ikintu kitagomba kubura mu bukwe n'iki? Kiruta ibindi, ikiruta ibindi cyane umugeni turamufite. Umugeni tumufite se? Hari ikindi rero dukeneye kitari umugeni, kitari ukumwishimira ko muzabivuze. Dukeneye iki? Numve ko kumwambarira ibyo nabyo biroroshye. Igikomeye ni iki? Kurarika nabyo biroroshye. Igipfunsi. Oya. Amazimano nayo aroroshye buriya. Ndashaka ikiruta ibindi byose, ikiruta gutegura, ikiruta kwambara, ikiruta kurarika, ikiruta ibyo byose ni iki? Invitation nazo ziroroshye. Ndavuga ngo ubukwe nk'ubu turi mu bukwe, ubu bukwe tuburimo, turi hano turi mu bukwe. Gahunda z'ubukwe kugira ngo zigende neza ni iki kigomba kuba cy'ingenzi tugomba kuba dufite kugira ngo ubukwe bugende? Kurya no kunywa? Ibyo no gusoza. Umutekano nabyo si bibananiye? Birabananiye? Ni inama y'ubukwe. Reka mbakompeze ndebe ko muza kubishobora. Muri ba bantu bose bari mu bukwe, sibyo? Abantu bose bitabira ubukwe, ninde muntu ukomeye kuruta abandi mu bukwe? Uretse umugeni, oya, uretse umugeni ukomeye cyane ninde mu bukwe? Na nubwo muzi gukopera koko? Ngo vuga cyane. Umukwe mukuru. Bivuga cyane rero. Umukwe mukuru. Umera amashyi. Umukwe mukuru. Cyo dukeneye umusaza, sibyo? Wo kujya kudusabira. Asabye nabi ni bamutwima asabira umugeni. Agomba kuba ari umuntu usobanutse, uvuga ibintu neza kugira ngo umugeni tumubone mu buryo bugize bute bworoshye. Rero mu bukwe dufite nazo turimo dutegura, dukeneye umukwe mukuru. Ninde rero? Ninde? Numve ko mu munsi. Ninde mukwe mukuru? Oya, uwo ni umugeni. Umukwe mukuru ninde? Hari ubivuze ariko ntabwo bivuze neza. Ngo ninde? Oya. Musubiremo cyane. Ni twebwe ninjye nawe. Si byose? Ninjye nawe tugomba kugenda tukajya kuvuga amagambo kugira ngo dushobore kugira bate kuduha umugeni, gushyigikira umugeni wacu. Ninjye nawe rero dukenewe, tugomba kwitegura neza kugira ngo iriya tariki 15 z'ukwezi kwa 7 gahunda zizashobore kugenda neza. Harasabwa iki rero? Igisabwa ni cy'abayobozi bagiye kubabwira mu kanya. Murabizi ko umuryango wacu wa FPR Inkotanyi hamwe n'umukandida wacu nyakubahwa Chairman Paul Kagame, muri manifesto 2017-2024, imyaka 7 yahise, hari iby'umuryango wagize ute wagezeho, siko bimeze byinshi cyane tutarondora. Hari n'iby'umuryango uteganya kugeraho muri manda 2024-2029 mu myaka 5 iri imbere. Ibyagezweho rero ninde uzabisobanura? Ninde uzavuga ibyagezweho? Ninjye nawe tukwiye kubibwira abandi banyarwanda. Kandi buri ibyinshi hano iwanyu mu mudugudu, hano mu kagari, hano mu murenge murabizi, mwabigizemo uruhare, namwe byagiriye akamaro byakorewe. Ikindi rero nyuma y'ibyagezweho n'ibiteganya kugerwaho, ibidushoboza kugira ngo tubigereho ni imyitwarire y'abanyamuryango, ni imyitwarire yawe nanjye, siko bimeze. Iyo umuntu yitwaye nabi, hari imigani bacaga kera ariko nyiragikunda guca kubera ko atariyo, ariko murabizi baravuga ngo umukobwa tukisha bose. Ubwo ntabwo ariko twabivuga. Birasaba ko rero jyewe nawe tugira uko twitwara neza kugira ngo abo tujye kubwira ubutumwa, abo tujye guhamagara badufashe muri bwa bukwe bizatworohera, siko bimeze.
udasanga ufite imico mibi witwara nabi bakavuga ngo ariko se yaje kumbwira iki? Simwe ni mubyumva ibyo bintu. Bisaba ko tuba twitwara neza, dufite imico myiza, turi abantu beza, tubanira abandi neza, bakavuga ngo uyu muntu ibyo avuga ni ukuri, yakwera imbuto reka tumuyoboke. Turagutuma turumvikana nicyo dukeneye rero. Ubwo rero amagambo yanjye arayo ngayo na mugenzi wanjye Martin Diregiteri, ni twatuje kureba ko muhari mwitabiye muri benshi, ko mwaserutse neza, mufite ibirango by'umuryango, hanyuma kugira ngo tubone ko mwiteguye kugira ngo babahe ibi biganiro, noneho musigare mufite inshingano yo kujya kubigeza ku bandi. Ntibyoroshye si ngibyo, twizeye ko rero muza kubikora kandi neza. Kugira ngo rero mbashimire Martin, niba ntacyo wongeraho kugira ngo dukomeze tujye n'ahandi kure ko byagenze. Murakoze cyane. Abdulaziz mwamushimira. FPR oye! Asobanura. Amajyambere oye! Arabivuze byose. Icyo tubitezeho ni kuri wa munsi, sibyo? Ni kuri wa munsi, kandi ikiganiro mugiye kubona turagira ngo mugitega amatwi mwumve ari ibyageze nk'uko babwiye, ibyagezweho mubyumve, mubyibukiranye, munabyibuke neza ko byabereye mu maso yanyu. Noneho nibizakorwa muri kubyumva, nibizakorwa mu bitega amatwi, ndetse uba wanavuga uti iki ko bakibagiwe iki n'iki. Dufite rero umuyobozi w'akagari nawe ugiye kutugezaho ikiganiro, reka ajye juru abasuhuze anakomerezaho atugezaho ikiganiro. Bikareba FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere oye! Perezida Paul Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niho murakoze cyane, muri intore zisobanutse. Ngira ngo byavuzwe kenshi, ibyo turimo turi kwitegura ubukwe. Izi nama mubona turimo ni za nama zibanziriza bwa bukwe. Simubizi mwese ko habiri inama zibanziriza ubukwe se? Izi ni inama zibanziriza ubukwe, ni inama zo kwinegura, ni inama zo kureba uburyo tuzinjira mu gikorwa nyirizina kuri ya tariki kangahe? 15 z'ukwezi kwa itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Dufite ubukwe bukomeye hano imbere mu gihugu mu Rwanda, ndetse kuri 14 buzaba bwabereye hanze mu bihugu by'amahanga. Urwo bukwe rero mbere yuko tubwinjiramo nkuko byavuzwe, ni ngombwa ko tubwinjiramo twabuteguye, twese tuzi icyo tugiyemo, twese tuzi n'impamvu tugiye gutora, ndetse tukamenya n'ibyo dutoye ibyo ari byo. Ibyo tujye turabimenya, kuko mu minsi iri imbere guhera ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu tuzinjira mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu wa FPR Inkotanyi tutari twamenya. Muramuzi? Yego. Mwaramwemeje? Mwebwe mwaramwemeje cyagiye turi hariya n'umuryango inama nkuru iramwemeza, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora ntabwo iramwemeza, sibyo se? Iyo komisiyo y'igihugu itari yamwemeza, twebwe tumufite ku mutima wacu, sibyo? Tumufite ku mutima. Icyo gihe tuzamuhandagazaho amajwi igihe kigeze. Uyu munsi rero bampaye ikiganiro ndibuze kuza gufatanyamo namwe. Ni ikiganiro kivuga ku byagezweho muri manifesto y'umuryango wa FPR Inkotanyi 2017-2024, ndetse kiri buze gukomerezaho tuganira n'ibiteganywa kuzagerwaho muri manifesto 2024-2025. Ni mwege mwayitoye nanone 2024-2029 bingana na manda mushaka kuzatoreramo umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'abadepite. Uriya munsi tuzagira amatora abiri akomatanye, tuzatora umukuru w'igihugu, ni nabyo tuzaheraho. Hano hari umuntu wo muri komisiyo y'amatora nawe. Tuzahera ku gutora umukuru w'igihugu, dukomereze ku gutora abadepite. Turi mu cyumba kimwe, tuzagira umwanya kugira ngo babidusobanurire. Uwo munsi rero tuzatora
birumvikana umukuru w'igihugu dutore n'inteko ishinga amategeko azakorana nayo. Uyu munsi bamaye kubaganiza ku kiganiro nababwiye byagezweho mu byagezweho n'umuryango FPR Inkotanyi. Ikigaragara nuko umuryango FPR Inkotanyi ufite ubushobozi, ufite ubushake bwo gukorera abanyarwanda. Ibi kwiye kuzagerwaho muri ya manifesto igihugu kiyemeje, ariko ukavuga uti manifesto ni iki? Manifesto ubwabyo ni hano batubwiye ngo manifesto ni inyandiko ikubiyemo intego na gahunda ziganisha ku cyerekezo runaka mu gihe runaka. Ibyo nekereza ko iyo umuntu afite intego aba afite n'icyerekezo. Icyo cyerekezo rero nicyo kiba kiri muri manifesto y'umuryango wacu wa FPR Inkotanyi. Hano rero hari ibyagezweho muri ya myaka 7 guhera 2017 2024, ni byagezweho bikubiye mu nkingi enye leta y'u Rwanda yemeje kugeraho. Muri izo nkingi enye harimo inkingi y'ubukungu, hakabaho inkingi y'imiyoborere myiza, hakabaho ubutabera, ndetse hakaza n'imibereho myiza. Muri izi nkingi zagezweho, ibyagezweho ni byinshi, birumvikana byagezweho mu gihugu hose, ariko noneho natwe iwacu mu karere ka Musanze hari ibyagezweho bikubiye muri ziriya nkingi navuze. Hano mu karere ka Musanze hari ibyagezweho mu bukungu. Mu bukungu harimo ibikorwa remezo. Mu bikorwa remezo hari dufite imihanda yagiye yubakwa guhera 2017. Iyo uhefashe ingero z'ibibera hano iwacu, uhita ufata uyu muhanda wacu hano mu Kinigi, uhereye hano muri rompuwe winjira ujya muri Ninda. Ubu ngubu ni umuhanda ushashe amapave, nturarangira neza, ariko ni umuhanda ufite icyerekezo cyiza ugana kuri hoteli yitwa Makoro. Simuhuzi? Abatawuzi ni umuhanda mwiza uri haraguru uva kuri Dodani winjira ujya muri Ninda. Hanyuma ariko niyo urebye hano neza dutuye, winjira ku mudugudu w'icyitegererezo, hari imihanda mubona bubatse iriyo ikomeje, ndetse ikamanuka no muri Nesi. Urano umuhanda nawo ukomeye wafunguye kino gice dutuyemo. Iyo ni imihanda yubatswe, ndetse hari n'amashanyarazi. Amashanyarazi aya yose mubona harimo n'aya ngaya acaniye umuhanda. Aya ngaya yose yashyizweho muri iyi manda y'umukuru w'igihugu guhera 2017 kugeza 2024, iyi ngiyi turimo gusoza. Aya mashanyarazi yo mubona ko binakomeje, baracyayubaka, ndetse n'ibiti bimaze igihe kirekire bihagaze. Mwabonye ko n'insinga zatangiye kugeraho, nayo mu gihe gitoya amashanyarazi ari buze kuza kwiyongera, ndetse n'imikoreshereze yayo bize kuza kubyazwa byose umusaruro. Hanyuma ikindi badukoreye muri iyi manda harimo ibijyanye no gukwirakwiza amazi. Iki gice cyacu cyari gifite ikibazo cy'amazi gikomeye. Ubu ngubu rwose amazi muri metero 500 nibura abahari, ku buryo kubona amazi ntabwo bikiri ikibazo gikomeye. Ku bijyanye n'imiturire, hano iwacu muribuka mbere ya 2017 twari dufite ikibazo cy'imiturire, ndetse aho abantu kwari ugutura batatanye, gutura badafite intego, gutura nabi, kandi batuye no muri nyakatsi. Uyu munsi abaturage bageragejwe kwegerana, batuzwa neza, batuzwa mu midugudu, ndetse hubakwa n'imidugudu y'icyitegererezo. Harimo n'uyu mudugudu wa Kinigi uri hano hafi yacu ku baturanyi. Mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, hatejwe imbere ubuhinzi hakoreshwa ifumbire y'inyongeramusaruro, ndetse
hakoreshwa n'imbuto y'indobanure mu byiciro byose. Ahangaha hatewe inkunga cyangwa se hashyizwe imbaraga mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Twongeyemo girinka nazo zavuye ku nka zari zorowe mu buryo budasobanutse. Abanyarwanda benshi barorozwa muri iyi manda y'imyaka 7 ishize. Mu bindi bikorwa byakozwe hongewe inganda mu bice bitandukanye, ndetse natwe mu karere ka Musanze hubatswe uruganda rukomeye. Hari mu cyanya cy'inganda harimo uruganda rutunganya sima, ndetse n'abaturage bahangaha ni nayo bakunze gukoresha. Ni sima ikorerwa hano iwacu mu karere ka Musanze. Uyu munsi hari kubakwamo n'urundi ruganda rw'imyenda ruzajya rudutunganyiriza imyenda, ku buryo tuzaba turagira ikibazo cyo kujya gushaka imyenda hanze. Ariko turi na hano iwacu muri Nyange, hano gato nko muri metero 500 hari uruganda mubona bari kuhubaka. Ni uruganda narwo ruzatanga akazi, ndetse guhera uyu munsi rwatangiye gutanga akazi ku banyarwanda benshi. Ni uruganda ruzatunganya ibyo kunywa abanyamusanze benshi bakunda. Muzi neza ko Musanze iri kwisonga mu gufata ku gasembuye. Uruganda rero barubazaniye hano hafi. Kubijyanye n'imibereho myiza, igihugu cyateje imbere uburezi hubakwa ibyumba by'amashuri mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse buri murenge ugira nibura amashuri uva ku mashuri abanza ugera ku mashuri yisumbuye kugeza ku cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye. Icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye ni aya mashuri ya masection murayazi. Hano mu murenge wacu ntabwo twari dufite ishuri rya Nyange, ariko ntabwo ryari rifite buriya bushobozi rifite uyu munsi. Uyu munsi dufite n'ishuri hano rya Kagano riri buze kuza ridufasha rikatwigishiriza abana kugeza ku cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Ntekereza ko nitwinjira muri manifesto izajya kurangira twaragize n'icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, ku buryo hano tuzaba turi abantu b'abasirimu bameze neza, kandi n'uburezi tubufatira hafi. Ndetse tuzagira n'ibikorwa bijyanye no kubaka amashuri, tuve mu mashuri asanzwe twinjire no mu mashuri y'imyuga. Ibyo ngibyo hano iwacu kugeza uyu munsi dufite ishuri rimwe ry'imyuga. Ni ishuri ryubatswe ndetse ry'abikorera, rikorera hano mu murenge wa Nyange, rikorera hariya mu kagari ka Kabeza. Ni sebese dufite. Ariko uvuye ku ishuri ry'imyuga ribitangira ubumenyi, dufite hano iwacu ibikorwa remezo byubatswe nabyo byigisha imyuga, birimo agakiriro dufite hano mu Kinigi. Ni agakiriro kameze neza, ni agakiriro kigisha urubyiruko n'abakuze guhanga imirimo n'ibindi. Uretse gusudira, kubaza, harimo n'ibikorwa by'abanyabukorikori bikorerwamo, ku buryo uyu munsi utavuga ko udafite ahantu wakura ubumenyi hano muri uyu murenge. Hanyuma nihuse, hari ibindi bizagerwaho wenda mvuze ku bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza, ariko iyo winjiye mu bijyanye n'imiyoborere myiza n'ubutabera, dufite gahunda ndende. Abunzi bari bafite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bwabo bwariyongeye, ku buryo uyu munsi ifasi y'abunzi yavuye ku kagari, uyu munsi ibi igihugu cyose. Ariko nanone abunzi bahawe ubushobozi ku bijyanye n'ubumenyi n'amahugurwa bibafasha gukora neza imirimo bashinzwe, ndetse no gufata ibyemezo bijyanye n'amategeko. Inkiko mu Rwanda, inkiko zariyongeye. Uyu munsi iyo urebye inyubako y'akagari kacu ka Kivugiza,
n'inyubako twari dufite muri manda yashize y'imyaka 7 ni itandukaniro rikomeye. Ibiro by'umurenge wa Nyange murabizi ni ibiro by'umurenge biteganye cyane n'ibiro byari bisanzwe biriho hajya haragura umuzahagere. Nyubako yo haraguru y'umurenge ikorerwamo na rege burigiriya nibyo biro by'umurenge bya mbere byasimbuwe na bimwe byo hepfo. Ibyo byose biri mu byagezweho muri izi manifesto y'imyaka 7. Kano kagari ko hepfo ko murakazi mujye munagasura mu karere, n'ibindi bikorwa bitaranozwa nabyo bizanozwa muri manifesto tugiye kwinjiramo y'imyaka 5. Mu bikorwa rero bizagerwaho, iyo winjiye mu bikorwa bizagerwaho usanga hazashyirwa imbaraga mu kunoza ibikorwa byari byarateguwe mbere, ibyasubitswe, ibigenda gahoro, ibyo byose bive mu nzira bikemuke. Muri byo harimo kongera ibikorwa byo kubaka imihanda, harimo ibikorwa byo kubaka amasoko hano iwacu, ndetse cyane mu bindi bizakorwa mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere buzashyirwamo imbaraga. Birumvikana ni indege zizajya ziradufasha kuzana ibicuruzwa, ariko noneho hano mu karere ka Musanze hazubakwa n'ikibuga cy'indege gisimbura kiriya dusanzwe tuzi, hazubakwa ikibuga cy'indege. Hanyuma mu bikorwa remezo by'isukura hazubakwa ikimoteri n'uruganda rutunganya imyanda. Mwumvaga ubundi ahandi bubaka inganda abantu bakagira imyanda ugasanga bateje ikibazo. Imyanda mu minsi iri imbere igiye kuzabira imari ahangaha ku buryo uzajya urashaka umwanya wo kujya kuburira umuntu cyangwa gushaka gutoragura imyanda ahantu iri kugira ngo nawe uzayigurishe. Uyu munsi hari ibyuma wapfa kubona binyanyagisa aho ubonye, si mu bigurisha muri bya bindi by'ibyuma. Hagiye kuza rero uruganda rutunganya imyanda ivemo ibindi bikoresho, hari ku buryo babikoramo amakara cyangwa se ubwayo akabyara umuriro w'amashanyarazi. Ibyo byose muri manifesto turi kuva aheza tujya aheza kurushaho. Mu bindi bizakorwa mu bijyanye n'ubuzima, muzi neza ko navuze ibikorwa bigari. Muzi ko ibitaro bya Ruhengeri uyu munsi birimo kuvugururwa, inyigo yararangiye, amafaranga yarabonetse. Igihari ni ukuba ibi bitaro noneho bizubakwa bigashyirwa ku rwego biriho. Ni ibitaro bikuru, ntabwo ari ibitaro by'akarere cyangwa by'intara, ni ibitaro byo ku rwego rukuru rw'igihugu. Ibi bitaro bizubakwa hano muri Musanze, ndetse na serivisi bisabwa gutanga. Ibikorwa byo kubaka ibyumba by'amashuri bizakomeza. Ufashe ku kigo cy'amashuri dufite ahangaha, ibyo navuze, amashuri ave ku mashuri yibanze y'imyaka 3, y'imyaka 9 agere ku myaka 12. Hanyuma ikindi ni ukuba iyi mihanda yacu izashyirwamo imbaraga, ikorwe, ibi byibanze byose bishyirwemo, ariko ibe nyabagendwa kurushaho. Ikibazo cy'amazi, amazi asenyera abaturage nayo azahabwa umurongo. Hanyuma ibijyanye no kuvugurura santere z'ubucuruzi nabyo bishyirwemo imbaraga, ndetse na serivisi muzibonere hafi. Ku bijyanye n'ubuzima hazashyirwa imbaraga nanone muri gahunda zijyanye no kongerera ubushobozi amavuriro y'ibanze, zino poste de santé, ndetse n'ibigo nderabuzima byongererwe na serivisi bisanzwe bitanga. Ku bijyanye n'umutekano, umutekano uzakomeza ushimangirwe mu gihugu. Hariho abantu twari kumwe nimugoroba ngo inkotanyi ziracyari za zindi. Inkotanyi ziracyari za zindi, zirashoboye, kandi uyu munsi umutekano turawufite, ndetse uyu mutekano dufite uzakomeza ubungwabungwe, ushyigikirwe, ndetse twese tubigiremo uruhare, igihugu cyacu tukibakire ku bushobozi ndetse no ku bushake bw'Abanyarwanda. Nanone bijyanye n'imiyoborere myiza, hazabaho kwamagana jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Ubumwe bw'Abanyarwanda buzashyirwamo imbaraga, Abanyarwanda biyumvemo ubunyarwanda gusumbya ibindi byose. Numva ari cyo kiganiro cyari cyateguwe uyu munsi, ni ikiganiro cyavuga ku byagezweho. Namwe mbahaye umwanya, mwavuga byinshi,
ndetse hariho n'ibyo mwifuza byazashyirwamo imbaraga nyenda ntanavuze, ariko hari icyo byo mwateguye muri manifesto uyu munsi navugiye ahangaha. Muri byo harimo ibikorwa bijyanye no kuba uyu munsi ubuhinzi usanga bugenda gahoro cyangwa se budatanga umusaruro. Muri manifesto y'ibitekerezo byavuye mu baturage b'aka kagari basabye ko habaho bategurira imbuto nziza ifite ubuziranenge ariko nanone iri kuri nkunganire. Ibyo ngibyo barabisabye kandi ntekereza ko icyo abanyarwanda basabye bagihabwa mu maguru mashya. Muri ibyo navuze ahangaha namutumvise ni mirongo migari, ariko tuje muri detaye dufite byinshi bizakorerwa ahangaha, ari ibijyanye no gukura abaturage mu byiciro by'ubukene. Nubwo icyiciro cy'ubudehe uyu munsi ntabwo kikibaho, ariko hari icyiciro cy'ubukene abantu bazavanwamo bagende bazamuka gahoro gahoro. Ibyo birajyana no kuba buri myaka 2 nibura abanyarwanda bazajya babacukije barakurikiranye umunyarwanda ufiri muri cya cyiciro cy'ubukene, ariko mu myaka 2 akaba yavuyemo. Ngira dushimire tugejeje ikiganiro. Nimugire amahoro. Murakoze, umwanya n'uwanyu. Arakoze cyane. FPR demokarasi amajyambere. Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niyo giye kubisubiramo kubera hari ababivuze bicaye. Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niyo murakoze cyane. Ngira ngo nta kindi narenzaho, agaseke mfite nako kubabwira ngo mwakoze cyane. Ndabashimye cyane, muniza amashyi ndahemba cyane rwose. Nazengurutse ahantu hatandukanye ariko muri mubi imbere muri morale rwose. Ntabwo umunsi nk'uyu nguyu nabona ibindi bintu mbabwira. Uyu munsi wari umunsi w'ibyishimo kugira ngo twongere dusubiremo gusa tuvuge ngo bigeze hehe, ibyo twari twarahize bigeze hehe, batunyuriyemo rero, sibyo? Nta nubwo babonye umwanya ko nibwira wo kubivuga byose. Ibintu nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame yatugejejeho muri manda ishize imyaka 7, ntabwo navuga ngo byose twabivuze. Twabivuga bikarangira. Mwongere mumumpera amashyi. Yewe ikintu rero mbonye message nguye muri morale mufite ni nko kuvuga ngo 15 uko zitinze. Nicyo cyonyine. Turadutidiye. Nahongeye kubabwira rero ibintu byo kubasaba ibigoranye. Mshaka kubasaba ibigoranye navuga ngo mbe hari abatazamutora. Nabo n'ijana ku ijana, sibyo? N'ijana ku ijana nta bindi, ahubwo byakarenze nuko nyine nta kundi twabigenza. Nta kindi twabigenza, simfite amajwi 2 nufite 2 na niryawe gusa, sibyo? Ariko bishoboka washyiraho nandi niha amashyi cyane. Arashoboye. Reka rero nongere ntanga umwanya kugira ngo dukomeze twibyinire, dukomeze twishime, naho ubutumwa duhora tuganira kandi tuzakomeza, sibyo? Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye,
ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. N'abanyamuryango twese tugize gute? Turasobanutse. N'abanyamuryango twese tumeze gute? Turasobanutse. Utaje ahangaha n'udasobanutse gusa. Murakoze cyane. Umva iryo jambo ry'uwo mubyeyi avuze neza arakaramba arakaramba. Avuze neza arakaramba arakaramba. Arakoze cyane PM. Ineza yawe hose yaraganje, urukundo rwawe rwose rurigaragaza. Ineza yawe hose yaraganje, urukundo rwawe rwose rurigaragaza. Mwese utubereye maso, Paul Kagame umwungeri mwiza. Uturinde utubereye maso, Paul Kagame umwungeri mwiza. Hejuru tudapo reka mfatune shimira iyo yakunaye cyane yaduhereza mwiza. Uturinde utubereye maso, amashuri amavuriro ndetse n'ibindi n'ukuri kose ubibona yizihirwa. Amashanyarazi mu Rwanda hose n'ubwererane ibihugu n'ibyerekezo reka yose nakubwira ko uturinde utubereye